ntacina Pisasu Makise Lucifer yishanga bataka chibere Hello my people, what's up dear friends, hello beautiful ladies, nizere ko mumeze neza, ndabasuje aho muri mu bice by'isi bigiye bitandukanye, abahereye ku mugabane w'Iburayi, France, Russia, mukomeje kutureka ko mudukurikira cyane kabisa. Much respect, ndabashimiye cyane abantu muri ku mugabane wa Amerika, Asia ndetse Africa, by'umwihariko muri East Africa, Rwanda, Kigali mumeze mute, Uganda, Kampala mumeze mute, Tanzania, Dodoma, Dar es Salaam mumeze mute, Kenya, Nairobi mumeze mute, aba kungumana mudukurikira mwese kabisa, abarundi mudukurikira mwese kabisa, amasoko no mudukurikira. Much respect kabisa. How do you do? Mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, romba ni kaza mu kiganiro haista nk'ibisanzwe muri kumwe jano. Nizere ko mumeze neza, nawe utameze neza urwaye, turakomeza tugusengera umerwe neza, kuko buryo unatameze neza ababona ubuzima busa n'ubwarangiye, ubuzima bwahagaze, abatameze neza nyine turakomeza tubasengera umerwe neza. Aho dukurikira ukuruka rero wavuye mu kazi kabisa, turakwifuriza ko enjoying ubuzima. Wowe udukurikira mu rugendo mu ngendo zitandukanye, turakwifuriza kugira urugendo ruhire. Bahaye ikaze mu kiganiro nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Jano. Nkaba mbafitiye umustar uyu munsi umustar w'umunsi rero muri high star yitwa Junior GITI cy'imizi mirefu, muramuzi n'umusobanuzi ukomeye cyane hano, n'umugabo kabisa muri showbiz yacu nyarwanda. Afite izina riremereye cyane kuko afite ni manager w'abahanzi, afite company yitwa GITI Business Group ifasha abahanzi ndetse ikora n'indi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero muri high star y'uyu munsi Junior GITI niwe mustar wacu umunsi, nk'abakunzi n'abafana be dufite ubutumwa tugiye kumwohereza. Ariko mbere ko dukomeza guys, nababwira twanyura mu mateka ye, uko yazamutse, uko yakuze, kugira ngo tujye tumubona kuri kamera, tujye tumubona ari umuntu ukomeye cyane no mu Rwanda. Ariko mbere ko dukomeza guys, burya hari akantu nshaka umunsi tuganiraho. Hari abantu ukomeza kwira cyangwa se ugakomeza gufata ikintu wagakoze uyu munsi, ikintu kigufitiye inyungu cyangwa se ikintu uteganya gukora, ukagishyira ku munsi w'ejo. Iyo ushyize ejo rero sometimes hari ushiduka bivuyemo, kuko burya ntugafata ikintu wari gukora uyu munsi ugishyire ku munsi w'ejo. Hari igihe kigusiga ugashiduka byana wabivuyemo. Ntugafata ikintu wakoze uyu munsi rero ugishyire ku munsi w'ejo. Nukomeza gutinda isi iragusiga, isi irimo irihuta cyane. Ikintu wakoze uyu munsi ari usanga byana gukora uyu munsi, ejo byanditse byajemo udushya cyangwa se abandi bantu babihinduye babikoze ukundi kuntu. Gerageza utekereze ikintu tuwagitinda direct tutangira igikora uwo munsi, kuko iyo ukomeje gutegereza, ukomeza gutinda, ubona ibiguca intege, ubona abandi bantu babikoze ukabivamo, ukabona cyangwa se uko watekerezaga kubikora, uko wapangaga kubikora no kubitangira, ukabona abandi bantu bazanyemo agashya, ukabona wowe ntaho uzamenera, ukabona nta kindi kintu uzabikoraho, bikarangira uvuyemo gutya. Nakwifurizaho cyangwa nagusaba wowe utekereza akantu uwo munsi, gatekereza ugenda ugakora, uhita utangira direct, kuko iyo ukomeje gutinda ibyo bintu byose nkomeje kukubwira, ababikoze bagenzi bawe, abagiye washoboye kubitangira nyine directoma, uwabitangira nyine akahita bitangira, akamenya ingorane zirimo, akazikosora nyine, akazamuka akagusiga. Ukomeje kubishyira ejo, isi iragusiga, irimo irihuta cyane, u Rwanda ruragusiga, wowe urasigara hasi nyuma y'abandi. Ukomeza upanga ibintu mbere yo kubitangira, usanga abandi babigiyemo, wowe ubivemo, ujye gupanga undi mushinga nawe uvemo. Icyo nakwifuriza, dukuramo ku mifuka dukore, kuramo ku mifuka ukore, utangire ikintu watekereje, ugitekereza ikintu tugitangira igikore. Guys, nibyo mbifuriza rero, nibyo nabasabaga. Mwita mbaye ikaze mu kiganiro haista nk'ibisanzwe, ukomeza kubabwira rero uyu munsi umustar w'umunsi yitwa Junior GITI cy'imizi mirefu. Junior GITI rero ni umugabo uvukiye mu gihugu cya Uganda cy'abaturanyi, akaba amashuri abanza yayize ayakomereza mu Rwanda. Hanyuma 2010 nibwo yasobanuye filime ya mbere, kuko nkuko yabitangaje mukuru we yanganya kwigendera, tumwifuriza urugo ridashira, niwe yigiyeho, kuko bavuka mu muryango w'abana batatu, bose ni abasobanuzi. Yanganya kwigendera n'umusobanuzi, Junior GITI n'umusobanuzi, ndetse na Sankara. Junior GITI rero akaba yaratangiye kubikora nk'umwuga 2015, nibwo niwe washinze iriya African Movie Market yacuruzaga filime, niwe wayishinze, arafatanya na bagenzi ba Rocky, barakora kabisa. Filime zisobanuye agasobanura bagashyira ku rundi rwego, barayizamura bayigeza ku rwego rukomeye cyane. Ni umugabo rero ukunda kugaragara muri showbiz, akunda guserereza abantu cyangwa se akunda kwibasira abahanzi, ariko akenshi avuga ko akunda kubikora nka joke. Yo my people, amakurusi meze fresh. Sasa uyu munsi natashe ubukwe ahantu bita Irwamagana bwa Arseni na Mukarugamba. Inshuti zanjye
Nuno pastor avuga amagambo meza nshimishe numva aranyuze cyane avuga Imana yanjye amagambo ni meza pe Imana yanjye uvuze amagambo meza ariko ngibazaho. Pastor yavuze ngo mwitangiriro gice cya kabiri umurongo wa 23 ngo haravuga ngo uri akabavuko mu mbavu zanjye ngo uri akarako mu mara yanjye ngo uri akagufwa ko magufwa yanjye numva nibyo pe. Abwira uwo mugore nye muka rugamba. None ndibaza iyo uwo mugore akudevorushe abakira akabavuko mu mbavu zawe abara gatoryi Hajuga baragachi pastor baragachi Pastor nguyu pastor dusubiza baragachi barakara kakarara abikora nka joke kabisa. Numugabo mukunda kubona mu ndirimbo zitandukanye actingamo cyane izo indirimbo za Chris dore ko ari no managing ne manager we akensha kuno kugaragara mu ndirimbo za actingamo. Numugabo rero ufite izina rikomeye cyane no mu Rwanda w'umusobanuzi ndetse ukora n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye muri showbiz nyarwanda. Yanditswe jina gitsimizi mirefu ahantu turi ni vibe ni ibyishimo ahangaha turi Gicumbi aho twaje nk'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi ndetse kugira ngo dushikaze abantu bose ko bafite gutora umukanda wacu wa FPR Inkotanyi ari we Paul Kagame. Aho kugeza uyu munsi nta show nimwe mu Rwanda irenze n'ibyishimo n'ubusabane. Uyu munsi nk'abakunzi be n'abafana be niwe dufitiye ubutumwa uyu munsi twamugeneye nk'abakunzi be n'abafana be. Hi GITI, amazina yanjye yitwa Jano, aba nkoresheje n'ubutumwa ndi live mu kiganiro cyitwa High Star. Ni ikiganiro abakunzi n'abafana b'umustar tugenera ubutumwa tukabumwohereza. Aba nkoresheje n'ubutumwa mu izina ry'abakunzi n'abafana batuye ngo tubwire ko tugukunda cyane kandi twishimira ibyo ukora, twishimira agasobanuye muduha kabisa mu tumarirungu. Ni byinshi cyane twavuga ariko nk'abafana bagasobanuye cyangwa se abafana bari ku giti cyawe tugukunda cyane, tukwifuza gukomeza gutera imbere, tukwifuza kugera ku ntego zawe n'indoto zawe kuko aho ugeze turahishimira kandi nawe urahishimira. Imana ikomeze gutiza imbaraga, Imana ikomeze kwagure, Imana ikomeze gufasha wowe n'umuryango wawe, Imana ikomeze ikwagure kabisa, ukomeze uduhe ibintu byiza nk'uko twabikunze. Turakwifuza gukomeza gutera imbere, tuzakomeza tugusengere kandi tukwifuriza kuzamuka no kugera ku ndoto zawe n'intego zawe ufite kuko hari umuntu aba ageze ariko naba yifuza kugera. Turakwifuriza kugera ibindi bintu byinshi wagiye utekereza cyangwa se wateganyije, Imana izabigufashemo. Turagukunda cyane, keep it up, we love you so much GITI. Yes guys, nyuma yo ubutumwa twageneye umustar wacu umunsi Junior GITI Magagari Kibamba papa nkuko yita. Ndabashimira mwese twabanye muri kino kiganiro High Star nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Jano. Mbashimira mwese mwakoze subscribe kabisa, muri w'agaciro cyane, much respect. Abantu mwakoze subscribe ndabashimira cyane, abantu mukomeze gusharinga ibiganiro byacu kandi nawe utarakanda subscribe guys, kanda subscribe cyitwibanira buri munsi. Wowe ukunda ibiganiro byacu cyangwa se wifuza ko ikiganiro cyacu undi muntu wakimenya, ndagusaba ko wagisharinga ku nshuti zawe bakakimenya, ukanda subscribe kugira dukomeze tuzamuke, dukomeze dukora ibintu byinshi byiza cyane. Tufite ibintu byinshi byiza cyane mu bijyanye bitambuka kuri YouTube channel yacu Jano Update. Mukore subscribe, mukomeze mudushyigikire, ndabakunda cyane. I love you so much guys.